Iyo umugore atwite hari impinduka zitangira kugaragara ku mubiri we, ndetse izo mpinduka nini zikagenda ziterwa no kuba hari imisemburo igenda ihindagurika ingera indi igabanuka bitewe no kuba atwite. Muri kino kiganiro turakubwira ku mpinduka zigera ku 10 zigaragara ku mugore utwite cyangwa se umugore utwite ashobora guhura nazo, akenshi ugasanga ziranamutunguye mu gihe atwite aribwo bwa mbere. Uzitegereza abagore batwite, hari abagore batwite ugasanga barushijeho kuba beza, abandi bakabyibuha cyane, cyangwa se ukabona umuntu yarahindanye bitewe no kuba atwite. Izo ni impinduka kenshi ziterwa no gutwita. Twavuze ko akenshi zigenda zinashingira ku buryo imisemburo igenda ihindagurika mu mubiri we mu gihe atwite. Muri kino kiganiro rero nibyo tugiye kuganiraho kugira ngo turebere hamwe impinduka zigaragara ku mubiri w'umugore mu gihe atwite, ku buryo utatungurwa cyangwa se ngo bifate nk'uburwayi kandi ari ibintu bisanzwe mu gihe utwite bigomba kukubaho. Impinduka ya mbere burya igaragara ku mubiri w'umugore utwite nuko burya hari imisemburo imwe yiyongera indi ikagabanuka. Iyo umugore atwite burya hari imisemburo igenda yiyongera cyane ndetse ikagenda yiyongera mu buryo bwihuse, cyane cyane nk'umusemburo witwa human chorionic gonadotropin, n'umusemburo wiyongera mu gihe umugore atwite, burya ni nawe upimwa mu nkari kugira ngo bamenye ko utwite, burya ni umusemburo upimwa. Iyo umugore atwite kandi hari umusemburo witwa estrogen nawe wiyongera, ndetse n'umusemburo witwa progesterone, ni imisemburo yiyongera cyane igatuma iyo misemburo ituma inda ibasha kugumamo ndetse ikabasha gutuma umwana akurira mu nda nta kibazo. Muri rusange rero iyo misemburo kugira ngo izamuke cyangwa se yongere, ni ngombwa kugira ngo inda ibashe kuguma mu nda cyangwa se kugira ngo umwana abashe gukura neza. Iyo misemburo kandi ni nayo burya kenshi igenda inajyana no kuwagira ibibazo byo kuruka mu gitondo cyangwa se kugira iseseme mu gihe utwite, bizwi nka morning sickness. Ariko ku rundi ruhande iyo misemburo ni ngombwa ko yazamuka. Uramutse utwite iyi misemburo ntiyongere, akenshi iyo nda ntabwo yagumamo cyangwa se ikagira ibindi bibazo. Iyo umugore utwite kandi akimara gusama cyangwa se amaze igihe gito asamye, atangira guhumurirwa n'ibintu bidasanzwe, akumva ararikiye ibindi bintu bidasanzwe, cyangwa se akumva hari uburyo yahindutse mu buryo yaryaga cyangwa se mu buryo yahumurirwaga. Ibyo byose ahanini nyirabayazana wabyo ni imisemburo iba yagiye ihindagurika, akenshi twavuze ko iyo misemburo twakubwiye yiyongera. Impinduka ya kabiri igaragara ku mubiri w'umugore ni ukwiyongera mu biro mu gihe atwite. Burya umugore mu gihe atwite akenshi usanga abagore bariyongereye mu biro, ndetse burya unatwite ukananuka, burya bwo bwaba ari uburwayi bunakomeye ukwiye no kwivuza hakiri kare. Iyo umugore atwite yiyongera mu biro, hari abashobora kwiyongera mu biro nk'icumi cyangwa se 12. Uramutse utiyongera neza mu gihe utwite, burya ufite ikibazo cy'imirire cyangwa se ubundi burwayi butuma utiyongera. Ni ibintu bisanzwe ko umugore atwite yabyibuha akiyongera mu biro, cyane cyane ahanini bikagenda binashingira ku buryo umwana uri mu nda arimo gukura, cyangwa se nanone bigashingira ku buryo placenta cyangwa se ngo by'umwana ingana ndetse n'uburyo imeze. Nanone bigashingira ku kuba hari amazi ari mu nda azwi nka amniotic fluids umwana arimo gukuriramo, ndetse burya no ku mugore iyo atwite burya n'amaraso ye mu mubiri ariyongera, ndetse n'ibinure bikagenda byongera mu mubiri we ku bagore bamwe na bamwe. Burya no nyuma yo kubyara, burya umugore akenshi aba agomba kwiyongera mu biro. Abagore barabyibuha, burya ni ibintu bisanzwe, ndetse burya si n'uburwayi ku buryo byaguhangayikisha mu gihe utwite wiyongereye ibiro. Ariko ku rundi ruhande nabwo burya iyo bikabije ukiyongera ibiro bigera nko muri 25, bwo burya nabwo uba wakabije. Akenshi batubwira ko byibuze umugore utwite agomba kwiyongera hagati y'ibiro 10 ndetse na 12 cyangwa se nk'8 gutyo, ariko atarengeje muri 20. Impinduka ya gatatu igaragara ku mugore utwite cyangwa se igaragara ku mubiri wawe mu gihe utwite, nuko hari impinduka zigaragara ku mabere. Mu gihe utwite uzitegereze amabere yawe, uzasanga hari impinduka yagize. Ayo mabere nyine n'umubiri utangira kuyategura kugira ngo uzabashe konsa ndetse no kugira ngo uzabashe kubona amashereka ahagije. Izo mpinduka rero zigaragara ku mubiri cyane cyane ku mabere ahanini ziterwa na wa musemburo witwa estrogen ndetse n'uwitwa progesterone. Iyo ni imisemburo yombi igira ingaruka ku mabere, gutuma asa naho yagutse,
agasa naho nanone asa naho agira sensitivity cyangwa se asa naho yumva ahakuryarya cyangwa se yumvikana cyane akumva akaba sensitive. Muri rusange nanone umugore utwite imoko yo yitegereje ubona ko yabaye umukara cyane, ndetse burya itangira kuba umukara ku buryo bigaragara ko yatangiye kwirabura cyane. Ibyo rero bikaba ari ingenzi cyane ku mugore utwite, ndetse n'impinduka zigaragara ku mubiri we bitari uburwayi. Iyo yari hafi kwegereza kubyara ushobora no gukora ku mashereka ukabona hari kuvamo ibintu bimeze nk'amashereka, cyangwa se wakora ku mabere ye nyine ukabona amashereka arimo kuza ariko ameze nk'utuzi. Ibyo burya nabyo umubiri we uri gutegura y'amashereka kugira ngo azabone amashereka ahagije mu gihe yabyaye cyangwa se mu gihe yatangiye konsa. Ariko ku bagore bamwe na bamwe hari abashobora no kubura amashereka babyaye, iki cyo ntabwo bakibona cyo kubona amashereka mu gihe bari hafi kubyara. Impinduka ya kane igaragara ku mubiri w'umugore utwite ni ukuba hari ku ruhu rwe hari impinduka zitangira kubonekaho, akazana imirongo ku nda, akabazana ibintu bimeze nk'imirongo nk'amabara ya silver ku mubiri. Izo mpinduka rero nazo zishobora kugaragara ku ruhu rwe. Burya gutwita bitera kuba uruhu rwe rwagira pigmentation iyongera cyane. Ibyo bigatuma rero ashobora kugira imirongo y'umukara igaragara ku ruhu rwe, cyane cyane igomba kugaragara nko ku nda. Ariko burya witegereje no mu maso hari abagore bagiramo utuntu tw'utudomo mu maso twinshi bitewe no kuba batwitse. Iyo mirongo y'umukara yo ku nda cyane cyane uzana ari umurongo uhagaritse ugera ku igufwa ryo hasi ryitwa pubis, ukazamuka ukagera ku mukondo, ukazamuka ku mukondo. Uwo ni umurongo w'umukara uba ari munini, abagore bose batwite akenshi barawugira. Iyo mirongo rero yitwa linea nigra. Ariko hari indi mirongo ujya kubona ukabona n'uturongo duto duto dufite ibara rya silver natwo tugaragara ku nda, cyane cyane burya nk'abagore birabura cyangwa se abagore b'ibikara b'umuyumbu bakunda kugaragara. Iyo mirongo yo iragaragara cyane. Muri rusange rero ibyo ni ibintu bisanzwe, si uburwayi. Ushobora kubona impinduka ku ruhu rwawe mu gihe utwite kandi bikaba atari uburwayi, ukabibona ku nda, ku mabere, ku matako, ku maguru, mu maso ndetse no mu bindi bice by'umubiri. Ndetse hari n'abashobora kubona ku mabuno bakabona hari ibiryo uruhu rwaho rwahigiye ruhindagurika bitewe no kuba batwite. Impinduka ya gatanu igaragara ku mubiri w'umugore utwite ni ukuba hari impinduka igaragara mu buryo umutima utera, ndetse n'amaraso burya ariyongera ku kigero cya 50% by'uburyo yanganaga. Muri make amaraso yongeraho 1/2 cyayo cy'uburyo yanganaga. Iyo umugore atwite umutima we hari uburyo ugenda ugira ihindagurika mu gutera kwawo. Nanone ibyo bigakorwa kugira ngo umubiri ubashe gusapotinga cyangwa se ubashe gufasha umwana uri mu nda. Umutima w'umugore utwite buryo utera cyane, uriyongera mu buryo wateraga, mu nshuro wateraga, ndetse nanone bikanongera n'uburyo umutima we ugenda wohereza amaraso mu bice byose by'umubiri, n'amaraso yakiyongera cyangwa se volume y'amaraso kiyongera. Cyane cyane burya hari nk'abagore bashobora kugira ibibazo by'umuvuduko w'amaraso muke mu gihe bagitwite. Ibyo hanini biba biterwa no kuba umubiri wabo urimo kwitegura kuba uzagura amaraso cyangwa se uzongera amaraso, imitsi ye irimo kwaguka cyane. Ibyo bikunda kugaragara iyo umugore agitwita, inda ye ikiri nto, akagira nk'isereri, akaba ashobora guhera mu buryo butunguranye. Ariko ibyo biza gushyira kubera ko umubiri we wongenda wongera amaraso akaba menshi. Impinduka ya gatandatu igaragara ku mubiri we w'umugore utwite ni uko mu buryo hari uburyo bw'amara cyangwa se uburyo bw'imikorere y'amara ndetse n'uburyo bw'igogora bigenda bihindagurika. Ugasanga umugore ntabwo agisonza cyane cyangwa se atangiye gusonza cyane, cyangwa se ugasanga yibasirwa n'uburwayi bwa constipation, uburwayi bw'impatwe, cyangwa se ugasanga yagiye bagira ibibazo nk'ikirungurira cyangwa se kubyimba mu nda. Ibyo rero bishobora guterwa n'impamvu zitandukanye kandi bikagenda bitandukana bitewe n'igihembwe cyangwa se uburyo inda ye ingana. Iyo umugore ubundi agitangira akimara gutwita hashize igihe gito kitarengeje amezi 3, ashobora kugira ibibazo byo kugira iseseme, kuruka, cyangwa se akumva adashaka kurya, apeti ikagabanuka. Ku rundi ruhande hari n'abagore bagira apeti nyinshi muri icyo gihe, ariko usanga bo ari bakeya. Nanone burya muri icyo gihe nanone inda itarengeje amezi 6, umugore ashobora kugira ibibazo bya digestion, akaba ashobora kugubwa nabi n'ibyo akunda kurya kenshi, akaba ashobora kubyimba mu nda, akagira ibibazo by'ikirungurira ndetse n'ibindi. Mu gihe inda imaze gukura, abagore benshi basirwa
n'indwara y'impatwe izwi nka constipation, cyangwa se akibasirwa n'ikirungurira kikamurembya rwose. Ibyo ahanini biterwa no kuba hari umwana urimo gukurira muri nyababyeyi, akagenda akanda cyangwa se akongera pressure kuri estoma, ku gifu cye, ugasanga ibyo bigatuma rero ashobora kugira ikirungurira kubera ko acide yo mu gifu umwana yikompresa igasubira inyuma igasa n'izamutse, bikamutera kuba yagira ibibazo by'ikirungurira mu gihe atwite ariko inda ari nkuru. Nanone buryo umugore utwite hari uburyo mu mirire ashobora kurarika ibintu runaka cyangwa se ibindi akabihugwa bitewe no kuba atwite. Ikintu cya karindwi cyangwa se impinduka ya karindwi ishobora kugaragara ku mugore utwite ni uburyo ashobora kugira ibibazo cyangwa se impinduka mu buryo yihagarikaga ariko ibyoroshye mu kunyara. Burya abagore batwite akenshi bakunda kwihagarika inshuro nyinshi, ugasanga arimo no kujya kunyara inshuro nyinshi. Ibyo bigaterwa no kuba mu gihe utwite impyiko zawe zikora cyane kugira ngo zibashe kuyungura y'amaraso yiyongereye. Twavuze ko amaraso yongeraho 1/2 cyayo. Ibyo rero bituma n'inkari zikorwa ku bwinshi ari nyinshi. Ndetse bya nanone burya bishobora gutuma umugore ashobora kwihagarika inshuro nyinshi. Yewe hari n'abagore burya baseka nko mu gihe asetse, mu gihe akoroye, mu gihe yitsamuye inkari zikaza. Ibyo rero ahanini ni ibintu bisanzwe, burya nabyo si uburwayi, kandi kuba impyiko zizakora cyane nabyo ni ibintu bisanzwe mu gihe atwite. Ni byiza ko no mu gihe utwite burya unanywa n'amazi menshi, nubwo bwose akongerera mu gutuma ubasha kwihagarika, ariko burya asukura umubiri wawe akanoherereza impyiko akanatuma impyiko zawe zitagorwa no gutunganya umurimo wazo. Impinduka ya 8 igaragara ku mubiri w'umugore utwite ni uko hari uburyo amagufwa ye ndetse n'imikaya ye igira impinduka. Cyane cyane burya hari impinduka zigaragara ku mikaya, cyane cyane ibyo bigaterwa n'umusemburo witwa relaxine uvurwa mu gihe atwite. Uwo musemburo woroshya ligama ndetse n'amajoints ku mugore utwite kugira ngo abashe gusapotinga ndetse no gufasha umwana atwite. Burya rero mu gihe utwite bituma amagufwa yo mu rukenyerero asa n'aho abangamiwe kubera ko umwana aba arimo gukurira muri ayo magufwa azwi nka pelvis hafi yayo. Akaba ari nabyo bishobora gutuma abagore bamwe baribwa nk'umugongo cyangwa se bakaba bashobora kuribwa mu kiziba cy'inda ariko byoroheje mu gihe batwite. Nanone burya mu gihe umugore atwite bishobora gutuma centre de gravité ye ihindagurika. Ibyo bikaba bishobora guhindura uburyo ahagarara cyangwa se uburyo agenda. Ibyo byose bigatera ibibazo muri balance ye. Ibyo rero bishobora no gutuma amaguru yamurya cyangwa se akabyimba nko mu mavi ndetse no mu bindi bice by'umubiri we. Ibyo rero burya ni ibintu bisanzwe nabyo kuri bo. Hari abagore babyimba amaguru kandi mu gihe begereje kubyara bitari uburwayi rwose babapima ugasanga nta burwayi bafite. Muri rusange rero kandi twavuze ko na ligama ze zoroha kugira ngo zizatume umwana abasha kuvuka nta nkomyi, ndetse ibyo nyine ni ibintu bisanzwe ku mikaya no ku magufwa. Ku mugore utwite burya ari impinduka nazo ashobora guhura nazo. Impinduka ya 9 igaragara ku mugore utwite ni uko usanga iminite ye cyangwa se uburyo bw'ubwirinzi bwe bugabanuka. Akaba burya nabyo bisobanura uburyo umugore utwite ashobora guhura n'ibibazo byo kurwaragurika bya hato na hato, cyangwa se yanarwara uturwara duto duto tukamurembya nk'uturwara tw'ibicurane ugasanga twamubayeho umugozi. Akaba ari nayo mpamvu burya abagore batwite bagirwa inama yo kurara mu nzitiramibu, kugira isuku kurusha n'abandi bantu bose, ndetse ugasanga nyine bakwiye no kwitwararika mu mirire. Burya rero umugore utwite ubwirinzi bw'umubiri we buragabanuka, ndetse buryo umugore utwite ashyirwa mu cyiciro cy'abanyantege nke mu bantu bafite ubwirinzi buke bw'umubiri cyangwa se bafite abasirikare b'umubiri badafite imbaraga. Burya umugore utwite ashyirwa mu cyiciro nk'icy'abana cyangwa se abantu bageze mu zabukuru cyangwa se abantu bafite uburwayi bwashegesha umubiri. Burya umugore utwite agomba kurindwa ibintu byose bishobora kumutera uburwayi, ibintu byose bishobora kuba byanduye, kuko burya umubiri we uba waracitse intege. Akaba ari nabyo bisobanura impamvu umugore utwite usanga akarwara kakamubaho umugozi. Ikintu cya 10 gishobora kugaragaza impinduka ku mugore utwite ni uko hari umugore bikora ku marangamutima, uburyo umugore yitwaraga, amarangamutima yagiraga ndetse n'imitekerereze ugasanga irahindutse mu gihe yasamye gusa. Burya ku mugore utwite hari impinduka mu buryo yitwaraga zigenda zigira, ugasanga ibyo biterwa ahanini n'impinduka mu mahormone. Cyane cyane burya hari abagore batwita ugasanga yibasiwe n'indwara y'agahinda gakabije cyangwa se depression. Hari n'abagore batwite ugasanga uhorana ibyishimo kandi yarabaga ameze nk'umuntu w'indakari
cyangwa se umuntu utavuga cyangwa se umuntu w'indakare. Ibyo rero biterwa n'umubiri we uburyo wakira izo mpinduka mu misemburo, ndetse burya hari n'abagore benshi batwita ukazasanga byamugezeho mu marangamutima ye yarabaye nk'umuntu w'umusazi biturutse wenda ku kuba n'umwana ataramushakaga cyangwa se yaratunguwe agasama atabiteganyaga, ugasanga byamuhinduye byakoze ku marangamutima ye cyane. Ayo marangamutima ashobora gutandukana bitewe n'umuntu n'uburyo umubiri we wakiriye bya bindi yahuye nabyo. Muri rusange rero burya gutwita n'urugendo, ndetse burya n'urugendo ruzana n'impinduka umubiri wawe uba ugomba kwiyadabutaho kugira ngo ubashe kwisanisha ndetse no kugira ngo bitazagutera ikindi kibazo. Burya umugore utwite aba arimo gutanga ubuzima, kandi ni ubuzima bushya buba bari gukurira mu mubiri we. Ubwo buzima rero bukagenda bujyana n'impinduka zigaragara kuri we. Umubiri w'umugore wisanisha n'izo mpinduka ziri mu mubiri kugira ngo ubashe kugaburira uwo mwana mu buryo bukwiye, ubashe kumuha amaraso mu buryo bukwiye, ndetse ubashe no korohereza kuba yabyara neza cyangwa se umwana akavuka neza nta kibazo. Uramutse utwite ntubone n'impinduka namba, ntabwo burya byashoboka, ntabwo waba utwite. Kuba izi mpinduka zo zishobora kuza cyangwa se kugaragara ni ibintu bisanzwe, kandi ni ibintu biba bigomba kuza ku mubiri wawe mu gihe utwite. Ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi wayandika hagenewe kujya comment, unafite n'icyo wifuza kubaza nacyo wacyandika. Ari nabwo ugeze kuri iyi channel bwa mbere ya Muganga Gatabazi TV, nabyo wakora subscribe, nabyo ni ingenzi cyane kuri twe.